ni nyuma yuko dufashe ibya Murungi Sabe wa Isimbi TV tukabitagatifuza tukabisiga utuvuta ngo ntago dushaka gusebya umukire, ariko akabaye icwende burya ntago kajya kigoza n'utuzi. Nyuma yo gusanga iyo ndaya kwica, waje gusanga atagomba guherezwa nawe agomba gutabwamo nk'uko yatayemo abandi. Gusa ubu nakubwira yuko Ndimbati nawe yaje kujurira ibye. Sabe yarampemukiye, noneho reka mbivuge, yarampemukiye. Iyi myaka ishize yakagombye kuba yaravuze ati Ndimbati reka ibi bintu birangire. Nagiye mbisaba inshuro nyinshi, ntibyakemera. Ikindi reka no kuvuga Sabe wenyine, Chita ujya gukora ikiganiro kimbambije, mujya kugikora mwarajyanye, urangije ugije muri gereza habaye ibiganiro, nza ngusanga nkuramutsa, numva uri umuntu wampumuriza, ugiye no kunyoherereza, ndakubwira nti ushaka akantu nshyiriraho kabyarawe, uribuka amafaranga wabaye nese amafaranga kuko nzaye gusubiza. None se kugaya ndayagaye kuko Chita Ndimbati oya ntabwo twumvikana. Chita urabyibuka nkwimura mu modoka yanjye, wowe urabyibuka wowe? Hari uwo ngaruriye bye, singaruye ibyanjye. None se wibwira ko ubundi gikomere nzagishira amezi 9 ndi muri gereza nzira umuntu nzira ubusa? Rero Ndimbati aha nawe wabaje kwihorera agakajya, noneho ngiye kubizana mbishyire hanze uko byakagenze byose, aho byavuye, intangiriro yabyo ndaje mbivuge, nari narabyihoreye. Sindimba uyu munsi ko harakaye iyo umuntu